Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe, ni umuyoboro wa YouTube twungukiraho byinshi, ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho byinshi cyane cyane ku byerekeranye n'urukundo. Ikindi kandi akaba ari umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe, kuko mwebwe tubana buri munsi ndizera yuko mwantangira ubuhamya. Hanyuma rero nk'uko mwabibonye, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 bikurura abakobwa ku muhungu cyangwa ku musore, kuko abahungu muri iyi minsi cyangwa abasore bari kwibaza batese kudukora ibishoboka byose ariko tukabona abakobwa batatwereka yuko badukunda. Ese ko tubasaba urukundo ariko bakatwangira, ese twakora iki? Ibi byose nibyo tugiye kuza turebera hamwe. Abantu benshi bakunda kugira ngo burya kugira ngo ube uri umusore cyangwa ube uri umuhungu, kugira ngo abakobwa bagukunde cyangwa umukobwa agukunde runaka, ngo nuko uba ufite amafaranga, ngo nuko uba ufite ubwiza buhambaye. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko hano abahanga mu byerekeranye n'urukundo, ushobora nko gusoma igitabo bita The 5 Love Languages. Ni igitabo kizagufasha kugenda umenya byinshi. Ni igitabo cyanditswe na Gary Chapman. Ni igitabo rero tugiye kwisunga maze tukamenya ibi bintu bigera ku 10 uzakora, cyangwa ibintu bigera ku 10 bituma abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo. Ni ibintu bigera ku 10 bituma uyu mukobwa atangira kugenda agukunda gahoro gahoro, maze wamusaba urukundo ntaze kuba yarukwima, cyangwa nawe byaba na ngombwa bikarangira akwisabiye urukundo. Hanyuma rero ngiye tugiye kwana muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Munyemerere duhere ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Ushobora hano kwibaza utese ikiri buze kuba kiri ku mwanya wa mbere kiraba kimeze gite? Icyo nagusaba ni uko waza kurangiza kino kiganiro cyose, kuko ushobora gusanga ikiri ku mwanya wa mbere aricyo gifite umumaro kurusha n'ibindi byose. Nguhaye ikaze. Twihuse rero ku mwanya wa 10, ikintu aba bahanga bashyizeho mu byerekeranye n'urukundo, baravuze burya ngo kugira ngo nyine uyu mukobwa atangire kugenda kwiyumvamo, kugira ngo umukobwa agukunde, burya ngo abakobwa bakunda wa musore utega amatwi. Iki ni kimwe rero mu bintu bikomeye abantu benshi bibagirwa. Iyo umukobwa uri kumuganiriza, burya ubusabwa no kumutega amatwi witonze, ntumuce mu ijambo kandi ugerageze kumva amarangamutima ye. Iki ngo ni ikintu kizagufasha cyane kuba uyu mukobwa yatangira kugenda akwiyumvamo, kuko hari abasore nyine ukunda gusanga baganira wenda n'abakobwa, wenda ni umukunzi wawe runaka, cyangwa wenda n'uwo ushaka ko mwazajya mu rukundo, ariko ugasanga uri kumwima umwanya wo kuvuga, ugasanga uri gushaka kuvuga ibintu byinshi, we ntabona umwanya wo kuvuga. Burya biranga abakobwa ngo ntabwo babikunda. Niba uri kuganira n'umukobwa, ujye umekinga shuwa yuko nawe uri kumuha umwanya. Nibyo abakobwa burya bakunda wa musore uganira, wa musore nyine utera urwenya, ariko burya nanone bagakunda wa musore ubatega amatwi maze akabaha umwanya. Uyu mukobwa nyine akaba yakubwira nawe ikiri ku mutima we. Twagiye ku mwanya wa 9. Twihuse rero, ikintu bashyize ku mwanya wa 9, burya ngo ikintu usabwa gukora kugira ngo nyine, cyangwa ikintu abakobwa bakunda ku basore, burya ngo abakobwa bakunda wa musore, cyangwa burya niba uri umusore uba usabwa kumenya gusetsa no kugira urugwiro. Iki ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Burya ngo abakobwa bose bakunda wa musore usetsa kandi akagira n'urugwiro. Burya abantu benshi bakunda kuba hafi, bakunda nyine kuba bari hafi y'umuntu bashimisha. Niba wenda ushobora kuganira neza ugatera urwenya, ikindi kandi urwo rwenya utera nyine rukaba ari rwa rwenya rwiyubashye, nawe nyine ntugakabye, kuko burya hari igihe umuntu atera urwenya akaba yagira imipaka arenga, cyangwa hari ukuntu nyine utera nk'urwenya ugashiduka wa mukobwa wamubabaje. Ariko ngo iki kintu ni ikintu abakobwa nyine ukunda gusanga bakunda. Abakobwa bakunda wa musore utera urwenya kandi akanasetsa. Niba nawe ushaka ko abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo, niba ushaka ko umukobwa ubona ko mwazajya mu rukundo, nyine ushakisha uburyo wazamwigarurira, burya ngo bakunda wa musore ubasetsa kandi akagira n'urugwiro. Ese wowe ibi bintu birakuranga? Uze kunyandikira muri komenti. Iki rero ni ikintu twasangaga ku mwanya wa 9. Burya ngo abakobwa bakunda wa musore usetsa, ikindi kandi akagira n'urugwiro. Twagiye ku mwanya wa 8. Twihuse rero, ikintu badushyire ku mwanya wa 8, burya ngo abakobwa bakunda, burya ngo umukobwa akunda umusore ufite isuku, ikindi kandi uyu musore akaba yiyitaho.
Burya ngo kugira isuku kandi ukiyitaho ngo ni ibintu abakobwa bose bakunda, nubwo abantu bavuga ko ubwiza bwo ku mutima ari bwo bw'ingenzi. Isura ya mbere umuntu akikubona, burya iyo umuntu akikubona burya hari ibintu byinshi nyine ahita yibwira muri we ugasanga nyine ari kugenda agira ati uyu musore namukunda cyangwa se namukunda. Burya ngo abakobwa bose bakunda wa musore urangwa n'isuku kandi akiyitaho. Niba wenda reka tuvuge wenda niba uri umusore, gerageza kuba ufite isuku, gerageza kuba niba ufite umusatsi runaka, gerageza uwo musatsi wawe nyine uba uri smart, gerageza kwambara neza. Burya abantu benshi bakunda kuvuga ngo niba ushaka kujya wambara neza, ngo niba ushaka kuba ufite umusatsi wenda umusatsi ufite isuku, usanga nyine uyu musatsi wawe ukunda kuwitaho, imyenda yawe uyitaho. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni ubwirasi, ariko burya ngo iki kintu ngo abakobwa baragikunda cyane, ngo wa musore ugira isuku kandi akiyitaho, ngo ni ikintu rwose kizagufasha kuba abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo. Ni ikintu kizagufasha kuba uyu mukobwa muri mu rukundo cyangwa uyu mukobwa utekereza ko mwazakundana. Ibi ngo bituma uyu mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo. Twagiye ku kintu cya karindwi cyangwa ikintu dusanga ku mwanya wa karindwi. Ikintu rero bashyize ku mwanya wa karindwi ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko kiravuga kiti kuba uwo uri we. Niba ushaka ko abakobwa bagukunda, cyangwa ikintu burya abakobwa bakunda ku bahungu, burya ngo bakunda wa musore cyangwa wa muhungu uba uwo ari we. Ntukagerageze kwigana abandi kugira ngo ushimishe abantu, kuba ujye ugerageza nyine kuba umwizerwa, nyine wa muntu wizerwa n'abantu bose. Burya ngo biba ari ibintu byiza cyane. Ntukajye ugerageza kugenda nyine wigana abandi. Niba wenda wabonye mugenzi wawe yakoze iki ngiki nawe ngo ugikore, ibi ngo ni ibintu abakobwa badakunda. Iki rero ni ikintu dusanga ku mwanya wa karindwi. Burya ngo ujye ugerageza kuba uwo uri we, ntukajye urazwa inshinga no kuba wagenda wigana abandi ngo runaka yakoze ibi ngo nanjye reka nkora ibi. Twagiye rero ku kintu dusanga ku mwanya wa gatandatu, ari nacyo kintu cy'ingenzi cyane. Ikintu rero dusanga ku mwanya wa gatandatu burya ngo ni ukugira umutima mwiza. Abahungu benshi cyangwa abasore benshi ukunda gusanga basuzugura kino kintu, ugasanga bari kuvuga bati kugira umutima mwiza ibi ntabwo bikigezweho. Niba muri iyi minsi ushaka ko abakobwa wenda bagukunda, ngo urasabwa kuba ufite ibyangwe, ngo urasabwa kuba ufite iki. Ariko burya ngo abakobwa burya bakunda wa musore ufite umutima mwiza. Abakobwa bakunda wa musore urangwa n'umutima mwiza, wa musore wicisha bugufi, kugirira abandi impuhwe, gufasha aho bishoboka, no kugira ubuntu n'imico yubaka icyubahiro n'urukundo. Ibi ni ibintu abakobwa bose bakunda. Niba rero uri umusore ukaba ushaka ko abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo, nyine gerageza kuba umuntu ugira umutima mwiza. Niba wenda uwo mukobwa afite akabazo runaka ukamukemurire, niba ubona bitakugoye. Twagiye ku kintu bashyize ku mwanya wa gatanu. Ikintu bashyize ku mwanya wa gatanu abakobwa bakunda, burya ngo abakobwa bakunda wa musore utuza kandi akifata. Burya ngo gutuza no kwifata ni ikintu cy'ingenzi cyane. Umuntu uzi kugenzura amarangamutima ye kandi agakemura ibibazo mu mahoro, akunze kubonwa nk'umuntu ukunze kuba nyine ashoboye. Burya ngo iyo uri umuntu nyine utuza kandi ukamenya no kwifata mu kintu runaka, ngo ni ikintu abakobwa bakunda cyane, kuko babona ko uri umusore uhamye kandi ukomeye. Iki rero ngo kizatuma aba bakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo. Mu byo ukora byose ujye ugerageza gutuza kandi no kwifata, ujye umenya nyine no gufata imyanzuro. Ibi ngo ni ibintu by'ingenzi cyane bizagufasha kuba aba bakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo, cyangwa uyu mukobwa mukundana kuba yatangira kugenda akwiyumvamo. Ikindi kintu rero bashyize ku mwanya wa kane, burya abakobwa bakunda ni ukugira intego mu buzima. Abakobwa benshi bishimira umuhungu ufite inzozi n'icyerekezo. Burya ngo iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ntibisaba kuba umukire, ahubwo bisaba kugira intego no kuzikorera. Abakobwa bakunda wa musore ufite intego runaka. Burya iyo muri kuganira ukamubwira ko ufite intego runaka, ushaka kugera ku bintu runaka muri uyu mwaka, ngo ibi ni ibintu bizagufasha cyangwa bizafasha uyu mukobwa kugenda abona uwo uri we, bizafasha uyu mukobwa kugenda agusobanukirwa. Gerageza
kugira intego z'ubuzima bwawe. Iki ni ikintu abakobwa bakunda cyane. Ku mwanya wa gatatu rero naho bahashyize ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu bashyize ku mwanya wa gatatu burya ngo ni ukuba inyangamugayo. Abakobwa rero burya ngo bakunda wa musore w'inyangamugayo cyangwa wa muhungu w'inyangamugayo. Kuvugisha ukuri no gusohoza ibyo wemeye nibyo byubaka icyizere. Nta mubano uramba udafite ukwizerana. Burya ngo buri mukobwa wese yifuza ko yakundana n'umusore ubu w'inyangamugayo kuko ni ikintu kimufasha cyane. Ikindi kandi nyine uyu mukobwa aba yizeye yuko utazamuhemukira. Uyu mukobwa nyine agukunda n'umutima we wose kuko ababona ko ufite gahunda mu byo ukora byose. Ujye ugerageza kuba inyangamugayo kuko iki ni ikintu abakobwa bose bakunda. Twihuse rero reka tujye ku mwanya wa kabiri. Burya ikintu bashyize ku mwanya wa kabiri bano bahanga ngo ni ukubaha abandi. Kubaha abandi cyane cyane wenda umukobwa ukunda gusanga nyine akunda wa musore umwubaha. Kubaha abakobwa, ababyeyi, inshuti n'abandi bose ni ikimenyetso cy'uburere bwiza. Uburyo ufata abandi bugaragaza uwo uri we. Niba ushaka rero ko uyu mukobwa atangira kugenda kwiyumvamo, niba ushaka ko abakobwa batangira kugenda bagukunda, gerageza kubaha abandi kuko iki ni ikintu kizagufasha cyane kuba abakobwa nyine batangira kugenda bakwiyumvamo, kuko babona ko nyine uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwabo kandi bakakugirira n'icyizere. Twihuse rero reka tujye ku kintu dusanga ku mwanya wa mbere, nicyo kintu kiruta n'ibindi byose. Hano rero ushobora kwibaza ute iki kintu bashyize ku mwanya wa mbere kirusha n'ibindi byose tumaze kureba ese cyaba ari ikihe? Ariko mbere y'uko nkubwira ikintu bashyize ku mwanya wa mbere, niba wakunze kino kiganiro banza ukore kuri like. Ikindi kandi niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kuko biri buze kunyereka ko mukunda ibyo nkora. Ikindi kandi muzakomeza kugenda mubonera ibiganiro ku gihe, kubera ko murabizi ko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho uzakomeza kugenda wiga byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye n'urukundo. Hanyuma rero twagiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero ikintu bashyizeho burya ngo ni ukwigirira icyizere, self confidence. Ngo iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Burya umuhungu wiyizeye, uzi agaciro ke kandi utirata, akunze gukurura abantu benshi. Kwigirira icyizere bituma ugaragara nk'umuntu ushoboye gufata ibyemezo no guhangana n'ibibazo. Burya ngo buri mukobwa wese yifuza ko yakundana na wa musore nyine uba wifitiye icyizere. Ntube wa musore ugira isoni, kuko urabizi ko hari abasore ukunda gusanga nyine bafite isoni. Ugasanga umusore aravuga ibintu bitumvikana, ugasanga umusore ntazi kuganira n'umukobwa, wenda usanga nyine ibi ari ibintu bigorana cyane kuba uyu mukobwa yatangira kwiyumvamo. Nubwo waba ufite ubwiza buhambaye, nubwo waba ufite amafaranga, ariko burya ngo iyo utigirira icyizere nta mukobwa wapfa kukwiyumvamo, nta mukobwa wapfa kugukunda. Ahubwo nyine ukunda gusanga nyine abakobwa bashaka kugukunda, bagashaka kuba baganira nawe, ariko bakabura nyine uburyo babigenza. Bari kuvuga batese ko uyu musore atifitiye icyizere muri we, twakundana dute? Iki rero ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane, nicyo kintu banashyize ku mwanya wa mbere. Niba ushaka ko abakobwa bagukunda, niba ushaka ko umukobwa akwiyumvamo, gerageza kwigirira icyizere. Icyo bita self confidence ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hanyuma rero uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe. Ikindi kandi ukore no kuri like, reba hasi ukore ku gikumwe kuko biri buze kutwereka yuko wakunze ibyo dukora. Ikindi kandi niba wakunze ibyo dukora, andika muri komenti utubwire uti ubutaha tuzagaruke kuri iki, kuko ndi hano ku bwanyu. Ndabashimiye cyane. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.